abami mu isi ubu barimo kubyitegura biteguye intambara y'Amagedoni. Yesu agiye kugaruka. Yesu agiye kugaruka. Bene data, nimureke tube maso, nimureke dukanguke. Abakijijwe uyu munsi muri ibi bihe bikomeye, ndabinginze agakiza gashingiye ku gusoma ijambo ry'Imana. Ninabyo ndi busorezeho, no gusenga no kwiyiriza ubusa, hanyuma imbuto zigashoboka. Utabikoze imbuto kuzera birakugora, ariko iyo usoma ijambo ry'Imana ukiyiriza ubusa ugasenga, ubasha gukizwa neza. Imana ikuzuza umwuka wera ugahembuka. Ndashaka kuvuga gatoya rero kuri uyu mwana w'intama Yohana yabonye ngo yari afite imitwe irindwi n'amahembe 10. Turi kusanganyamatsiko ivuga ngo waruzi kuri ihembe ry'Imana, waruzi kuri ihembe ry'Imana. Aha, kuki Yohana yeretswa Yesu afite amahembe 7? Ese Yesu ni igisimba, ni inka, ni iki? Yamubonye amahembe 7. Icya kabiri ngamubona amaso 7. Aya maso yo yahise asa nk'unayasobanura. Yaravuze ngo amaso 7 ngo niyo myuka 7 y'Imana ituma kujya mu isi yose. Unataje kumenya aya maso 7 avuze iki? Aya mahembe 7 Yesu afite ni iyi message Imana ishaka kugaragariza abatuye isi, twebwe cyane nk'itorero ni iyihe? Ubundi ihembe ubushize nabasobanura gatoya risobanura ibintu 4. Icya mbere, ihembe risobanura ubwami. Icya kabiri, ihembe risobanura ubutware. Icya gatatu, ihembe risobanura ubushobozi. Icya kane, ihembe risobanura imbaraga. Tugiye muri Bibiliya tugiye kureba abantu bose Imana yagiye ikoresha ariko bimikishijwe ihembe. Haleluya. Amen. Ariko ugire mugenzi wawe. Nibakoresha umushyitsi arisha imbuto mwihangana. Murebe neza. Mumbarize ngo waruzi kuri ihembe ry'Imana. Oya bimubaze neza rwo mubajije. Icyo cyaka kuvuga ni iki? Ubundi mu ijuru Imana igira abakozi, no mu isi kabagira, ariko mu isi Satani bagira abakozi, no mu isi y'umwuka na Satani akabagira. Narivuze ngo mu ijuru Imana igira abakozi bayikorera, no mu isi Satani nabo mu isi akagira abakozi, no mu isi y'umwuka akagira abakozi. Mu ijuru Imana igira ibizima, abakuru hamwe n'abamarayika. Ibizima nibyo bakerubi, ni nabyo baserafi. Bureza cyice cya mbere birabigaragaza, n'igice cya 10 biragaragaza, no muri Yesaya igice cya 6 birabigaragaza. Ibizima nibyo bakuru, nibo baserafi. Hanyuma no kuvanga Imana igira ibizima, abakuru, abaserafi, abamarayika. Ibizima, abakuru n'abamarayika. Mu isi wa ifite abakozi benshi, n'ibiti birayikora, n'inyoni n'ibisiga. Satani nawe agira abakozi, kavuga nk'imitwe nibuza y'abakozi agira. Umutwe wa mbere ni umutwe w'abapfumu, uwa mbere ni uw'abadayimoni, uwa kabiri ni uw'abapfumu, uwa gatatu ni uw'abakonikoni, uwa kane ni uw'abacunnyi. Ni myinshi. Hanyuma rero muri iyo mitwe Satani akoresha, agiramo umutwe umwe ukoresha imbaraga z'amahembe, imbaraga z'ihembe. Aha, umutwe w'abapfumu uri gukoresha imbaraga z'amahembe. Iyo bakohereje y'ihembe kugira ngo rizakuveho, yakumvisha agaciro k'ihembe n'imbaraga rigira. Iyo bakohereje y'ihembe kugira ngo rizakurekure, iyo ritakwisha rikugumaho, rigahora rikubabaza, gereza rigatukura ku mutima rikawugumaho, Imana ikakurinda kugira ngo ushwanyuke. Hari igihe rizagakubita umutwe ntupfe, ukajya uhora umutwe ukubabaza iteka. Hari igihe riza rikajomba mu mara, ugahora urikamara bashaka n'indwara bakayibura. Hari igihe rishobora kuza rikajomba ukuboko, ukajya uhora ukuboko kurya kandi bagashaka induza bagaheba. Ihembe ni ikintu gifite imbaraga zikomeye za kidayimoni, ndavuga ihembe abapfumu bakoresha. Hagiye riza rikaguteza uburwayi butazakuvaho, wajya kwa muganga ukivuza bakakuburaho uburwayi. Igira ibintu byinshi rigira. Yakobo baramuhamye basiye gusengera kigasigara, ngakabarondora yamara gusenga agahaguruka akagenda afite ibyishimo.
kandi wenda dushobora kuba tutayizi turirimbana iyo dushobora kuba tuzi sibyo harira nibyo byiza haleluya nimutanga imihamagaro muri Benari. Turashaka kujya duhimbaza Imana
mu makorasi y'umwuka wera. ubundi kuramya no guhimbaza ni ibintu bibiri. Ni ukuramya no guhimbaza. Habanza iki muri ibyo? Numva muri gusubiza ibisubizo bitandukanye, ngiye kuvuga habaza guhimbaza. Hamwe abantu batangiye kuzamuka ugahita uteramwa ko kuramya, amavuta akamanuka. Niyo mpamvu rero ubashakira umunsi wa repetisiyo, mushyirwe mu myanya y'amarepetisiyo, amasaha yubahiriza. Ariko turashaka umurindi w'Imana mu guhimbaza Imana. Duhimbaza Imana imyuka mibi ihunde, turamya Imana icyubahiro cy'Uwiteka kimanuka mu rusengero rwa Sejemu. Abadayimoni batiratana kubwo guhimbaza Imana. Yahishuwe ibice 5:6. Dusome mu izina rya Yesu. Baravuze ngo nuko mbona hagati y'intebe na bya bizima bine no hagati y'ababakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira kuri aya magambo, hanyuma tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ndi nk'ikibazo buri wese yisubiza. Ubwo ni ikibazo kirimo, kikaba aricyo nsanganyamatsiko, kandi tukagihindura n'intego tugenderamo. Iri Mana ngo Mana udushoboze kuba nkacyo. Nk'icyo kintu tugiye kuvuga ntabwo ari ikibazo mvuze. Tugiye guhura ku insanganyamatsiko ngo wari uzi yuko uri ihembe ry'Imana. Urumva ni nk'ikibazo. Turasoza tubwira Uwiteka ngo uduhe kuba ihembe ryawe. Haleluya. Wari uzi yuko uri ihembe ry'Imana? Kuba dukurikiranye kuri social media n'abandi muri aha ngaha, wenda turagira ngo tubabwire muzaba mukurikirana n'ubundi ijambo ry'Imana izinyigisho zose n'izindi abandi baba batambukije. Ubu turi gutambutsa inyigisho z'igitabo cy'ibyahishuwe kuri YouTube channel Umubavu TV online. Ubwo rero nuzaza ubona akanya uri mu kazi saa sita ufashe pause, cyangwa se uri mu rugo utashye umaze kuruhuka, jya wicara wumva ijambo ry'Imana kandi ukoreshe yawohereza n'abandi bose kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamara. Uko abantu bari gukoresha ikoranabuhanga nabi, twebwe nk'abana b'Imana turikoreshe neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma turagana kuje mu ngo wari uzi yuko uri ihembe ry'Imana. Uyu ni Yohana ku kirwa cy'Ipatimo, barimo kumuhora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Yohana yajyanywe Ipatimo mu bihe byari bigoye cyane itorero. Abo twahatangiranye mu rya mbere babikurikiranye. Itorero riri guca mu kaga gakomeye, rica mu mibabaro myinshi, hanyuma ariko rikomeza kuba impumuro nziza ku Mana no kubakizwa no kubarimbuka, kugeza ubwo ku ngoma y'umwami w'abami witwaga Domisiyani muri 80 ari wafashe Yohana ajya kumujugunya Ipatimo. Igeze gusoma agatabo kamwe gasobanura uburyo uyu mwami amaze kujya watoteje abakristo yasimbuye Nero. Hanyuma ngo baza no gutegeka yuko Yohana ajugunywa mu ngunguru y'amavuta, ngo barafata amavuta barayateka, amaze gushya neza. Murebe namwe abamama bo barabyumva bakunda guteka. Yohana yaragize imyaka 80, urumva yarashaje. Barangije ngo bamujyane ngo imbere y'ingunguru y'amavuta, baramubwira ngo urakora ibintu 4 tukureka wigendere. Icya mbere urihakana izina ryitwa Yesu. Icya kabiri urarituka. Icya gatatu uraramya umwami w'abami w'Abaroma. Icya kane urapfukamira ibigirwamana byacu. Yohana arangije avuga ngo Yesu twaribaniye mukoza y'intoki zanjye ku musozi wa Elayono, yahindukiye mu maso yanjye mbireba, asubizwa icyubahiro yahoranye isi itararemwa. Uwo twiyumviye, uwo twiboneye n'amaso yacu intoki zacu zikamukoraho, uwo ari we jambo ry'Imana. Ntabwo mwamumvanaho ngo bishoboke, ntabwo mushobora kumunyagura, ntacyo mwakora. Barabati Yohana urashaka gufata nishaka mfi. Ariko Yohana yari afite isezerano rikomeye Yesu yamuhaye, rimubwira ngo nzakugaruka utari wapfa. Yesu yari mubwiye mutombize uko bwanditswe na Yohana 21 muzasume kuva ku murongo wa mbere, aho yahaga inshingano Petero zo kuyobora itorero
hanyuma Petero ashaka gukurikirana Yohana nawe icyo Imana imuvugaho. Yesu arangije aramubwira ngo Petero, niba ashaka ko Yohana agumwaho kugeza ngarutse, upfa iki nawe? Yohana rero yahawe isezerano ko Yesu azamugarukaho atari yapfa. Iryo sezerano yabanye naryo, izindi ntumwa zirapfa, bamwe baratwikwa, abandi barabambwa, abandi bamanikwa ku biti, abandi bagaburirwa intare, abandi bahanwa ku gasongero k'urusengero i Yerusalemu baterwa amacumu, abandi bashishurwaho impu. Ariko Yohana akomeza kugenda n'isezerano avuga ngo nzakugaruka utaragira gute? Utarapfa. Iri sezerano ryo ryamumanuye mu ngunguru y'amavuta afite imyaka 80. Amanuka afite isezerano avuga ngo nzakugaruka utaragira gute? Utarapfa. Baramubwira ati turagucurika umutwe, ati mwabanza umutwe, mwabanza amano, ibyo mushaka Yesu ari muri jewe. Haleluya! Ngo barangije baramufata bamucurika mu ngunguru y'amavuta, bamumanuramo agenda ashyira urushya, amanuka n'isezerano avuga ngo nzakugarukaho utarapfa. Aramanuka arinda agera ku rwara rwa nyuma rw'igikumwe. Wagiye kurabura Yohana yibirindiriye mu ngunguru ari muzima. Haleluya! Ahubwo ngo babona umubiri we wabaye nk'umwana w'uruhinja. Baza amezi 6 aho ngaho uwo mwana bari mwiza cyane. Ubako mfite gafite ukwezi kumwe. Nakabyaye ndimo ndigisha aha ngaha nanahaboneye umugisha ukomeye. Haleluya! Mu byumweru nka 3 bishize, nka 2 bishize ndi kwigisha hano, gaciyemo nk'ibyumweru 2 namubyaye rwose ndi kwigisha hano seshemu. Ubu rero umwana ameze neza, gatangiye kuryoha nako. Ubu gafite rwose pe, katagiye kugira uruhu rwiza. Umwana uri mu mezi 3 4 ndamukunda, umva nanamurya, umva sizi ikintu amukorera, abahumura mu kanwa bikomeye cyane, kiba gifite uruhu rwiza. Yohana rero ngo nawe yavuye mu ngunguru y'amavuta afite ubwiza budasanzwe, afite impumuro nziza nk'uko rwa ruhinja ruhumura. Noneho ngo uyu Domisiyani kabibone ubwoba buramwica. Uyu ni umuntu, iki dayimoni ni igiki? Are uvana hanga mujye kujugunya ipatimu. Nuko Yohana ajya ipati bajyana isezerano ivuga ngo nzakugaruka utaragira gute? Utarapfa. Iryo ni ryo yageranye ipatimo. Ageze ipatimo atangira gusenga, ariko ngo ageze ipatimo cyari kirwa kiri hagati mu nyanja, cyari kirwa ubundi cyagenewe gukorerwamo imirimo simburagifungo ku bantu bose bananiranye ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma. Yohana nawe rero yari umuntu wananiranye ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma. Hanyuma bamufata bamujyana ngo ajye kubabarizwa yakora imirimo simbura gifungo. Ngo hari ayo n'izindi mbohe nyinshi. Ageze kubera ubwiza afite n'impumuro nziza yavanye mu mavuta, kandi yahawe n'isezerano Yesu yamuhaye, ngo izindi mbohe ziboneza bataho kugira ngo wowe uze gucukura amabuye tuyobore. Ntabwo twabyemera ko ubwiza ufite ntibusanzwe, icyubahiro ufite ntigisanzwe. Umuntu ufite isezerano ry'Imana ahageze hose icyubahiro kiba kimuriho. Haleluya! Ahageze hose bari kumwe n'icyubahiro cy'Imana. Yariyo yavuze, ariko ari Imana yavuze. Aho ugeze hose ugira ijambo, nubwo ryaba ritarasohora, ariko hari ibimenyetso bigenda birigaragaza aho ugeze. Hanyuma Yohana baramubwira ati wowe jya utuyobora. Noneho ngo mwitonde Yohana akabyuka ati wowe jya gucukura hariya, nawe jya gucukura hariya, nawe jya gucukura hariya, nawe jya hariya. Ngo bamara kugenda agahita ajya hirya gato akiherera. Uwiteka we ndagushimiye, ushimiye ko wabanye nanjye, warandinze mu bikomeye. Petero bamubambye amacuri igenda asigara, Barutolomayo bamushishiye urugenda asigara, Yakobo baramuhamye ngo asuye ku rusengero agenda asigara, ngakabarondora yamara gusenga agahaguruka akagenda afite ibyishimo. Noneho umunsi umwe rero ngo yari yagiye gusenga, nk'uko yarabimenyere ko Yohana yari inshuti ya Yesu. Ubushuti bwa Yesu na Yohana bwaturutse mu kuntu Yohana yakundaga kuba kuri Yesu cyane kurenza abandi. Igihe cyose babaga bateranye Yesu ari gutanga disikuru, ari gusobanura ijambo ry'Imana, ngo Yohana yakunda kuza akegera Yesu akajya yegamisha umusaya mu gituza cya Yesu. Noneho Yesu aza kureba asanga Yohana si ukubikora by'agakungu, asanga ni urukundo rwinshi amukunda, ku buryo Yesu yabonye ko Yohana aba yifuza ko ahantu hose Yesu ari yaba muri we kandi yihumuriza impumuro ye.
yumva n'icyuya cye byose abikurikiranye. Yesu ngaramukunda kurusha abandi. Yesu arakundana ariko akanakundana cyane. Arakundana ariko akanakundana hari abakunda hari n'abakunda cyane. Yesu yakundaga Yohana cyane ariko na Yohana arabyivugiye muri icyo gice cya 21 cy'ubutumwa bwiza. Bati wa mwigisha Yesu yakundaga kurusha abandi cyane. Hanyuma rero n'ubundi Yesu niyiyumanganyije yamusanze kuri cya kintu, aje gusohoza isezerano yari yaramubwiye ngo nzakugaruka utagira gute utarapfa. Umunsi umwe rero ngarimo arasenga ari ku cyumweru nk'uko mwaje gusenga, aza afite cya cyubahiro yahoranye kera isi itararemwa. Mwisengesho yasenze ari gusengera itorero, asengera n'intumwa ze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 17 kuva ku murongo wa mbere ariko akavuga umurongo wa 4. Yaravuze ngo kamera ku murongo wa 3 yaravuze ngo nakubahishije mu isi kuko narangije gukora umurimo wamaye gukora. Umurongo wa 4 avuga ngo nanone data imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Ageze ku murongo wa 23 ahita asengera n'itorero aravuga ngo data abo wamaye ndashaka ko abandi nabo bazahabana nanjye bakabona ubwiza wamaye kuko wankunze isi itararemwa. Aragusengera nanjye arasengera ngo natwe tuzagere turebe ubwiza Yesu yahoranye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero Yohana uyu Yesu yamwiyeretse afite cya cyubahiro. Uzasoma ibyahishuwe igice cya mbere kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 13 avuga ibintu 7 Yohana yamubonyeho. Icyambere avuze ngo umutwe we n'umusatsi we byeraga mu bwoko bw'intama bwera cyangwa gasheregi n'urubura. Icya kabiri aravuga ngo n'amaso yasaga n'ibirimi by'umuriro. Icya gatatu aravuga ngo ibirenge bye ngo bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro mu ruganda. Icya kane aravuga ngo n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Icya gatanu aravuga ngo mu kuboko kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7. Icya gatatu aravuga ngo mu kanwa kavamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Icya karindwi aravuga ngo mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Ngo mubonye nnyo mwikubita imbere nk'upfuye. Gashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ngo witinya ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye ariko none dore nkuraho iteka ryose. Aranamubwira ngo Yohana ntugire ngo bagenzi bawe barapfuye. Oya, nijye ufite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Tuza rero ngo tuza ni njyewe uzifite zose, bari kumwe nanjye narabiyegereje. Noneho Yohana yabonye Yesu rero mu buryo butangaje bimutera no kumuramya no kumwubaha. Yesu amwiyereka atari kwa kundirwaga mwikubaho basonza nabo azana icyubahiro cyose. Noneho ageze kuri iki gice cya 5 dusomye kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 13 wa 14 yari yabonye byinshi ariko ngabona n'igitabo mu kuboko kw'iburyo. Yaravuze ngo mbona niyicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona na marayika ukomeye abariza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije ngo nihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Yohana avuga ngo nuko ndizwa cyane nuko hatabaretse ukwiriye kumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bukuru arambwira ati wirira dore ntari wo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Haleluya. Ngabumbura igitabo amenya ibimenyetso 7 gifatanyije. Noneho umurongo twasomye Yohana yahise ahabwa igisubizo amaze kubwirwa n'umwe muri ba bakuru. Aravuga ngo nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe 7. Ibyo nibyo ngiye kuvugaho n'amaso 7 ngari yo myuka 7 y'Imana ituma kujya mu isi yose. Karindwi aravuga ngo araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Umurongo wa 8 aravuga ngo amaze kwenda icyo gitabo bya bizima 4 n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izabu zuzuye imibavu ariyo masengesho y'abera. Ngo nuko baririmba indirimbo bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo kuko watambwe. Aha ndashaka kugira ngo mbone uko sobanura kandi neza. Iki gitabo abantu benshi bakunda kuvuga ko iki gitabo Yesu yakibumbuye ngamaze kuva mu isi asubiye Puritoga ngagiye kuva mu ijuru aza mu isi. Bakavuga ko ngo cyari cyuzuyemo imibabaro yose Yesu yagombaga kunyuramo.
ariko Bibiliya iyo uyisomye yo igaragaza ubusobanuro bwumvikana neza. Yesu yakibumbuye amaze kuva mu isi asubiye mu ijuru. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, imibabaro yari ikirimo cyane ntabwo yarebaga Yesu, ahubwo yarebaga itorero, ireba abatuye isi bose. Kavuga nk'ibintu nibuza nka 6 byagombaga kuba ku batuye isi Yohana yabonye bikamutera kurira. Byari byuzuye muri iki gitabo. Icya mbere cyari cyuzuye imiborogo. Icya kabiri gutaka. Icya gatatu ibyago. Icya kane amakuba. Icya gatanu amarira. Icya gatandatu amaganya. Ibyo byose mvuze n'ibindi navuze byagombaga kuba ku batuye isi. Akaba nibyo Yohana yabonye agira ubwoba. Impamvu agize ubwoba ni iyihe? Nuko Imana yo yari ibifite kuko ari yizi byose ibizaba ku batuye isi n'ibizabaho nyuma y'ibi bihe turimo. Ariko Imana iri gushaka umuntu wamenera ayo mabanga abatuye isi, bamara kumenya amabanga Satani abafitiye kari ubugome gusa, bagahungira ku mwana wayo umaze gupfa akazuka usubiye mu ijuru, akabarokora ibyo byago n'amakuba. None rero Imana yo arimo kubariza ngo ninde wabasha kuza akabumbura iki gitabo akamenyesha abatuye isi ibibi Satani abagambiriyeho, bakizera umwana wanjye maze gutanga, ubundi akabakiza ibyago n'amakuba n'amarira n'amaganya. Yohana ronga yitegereje mu ijuru abona mu bizima nta n'umwe ubonetse, mu bakuru nabo abura n'umwe. Aje mu isi, mu batuye mu isi yabo abizera n'abatizera, ngo nahabona nta n'umwe waboneka gufata kiriya gitabo. Ageze ni kuzimu mubera bagiye bose bapfuye, nabo ngabona nta n'umwe. None abonye ibintu bigiye kuba ku batuye isi kubera ubushishi no kuba batasobanukiwe umwana w'Imana waje mu isi akitamba kugira ngo arengere abatuye isi, araturika ararira. Bibiliya avuga ngo nuko ndizwa cyane. Bibiliya yivuze ikintu uvuga kiba ari cyo. Yohana yararize, arongera ararira, arongera ararira, arongera ararira, kugeza ubwo mu marira ye habonetse igisubizo cy'abatuye isi. Rero cyara mugenzi wawe murebe neza, urebe n'abangana mwihangana. Abakristo basigaye bangana, nibyo twaza twigisha gutana rya mbere. Si mwese ariko harimo abangana banaterana bangana. Ihangana murebe murebe mu maso, mumbwirire ngo Imana ikeneye amarira yawe kugira ngo irekore abantu bayo, nawe ikurokore. Ongera mubwira ngo Imana ikeneye amarira yawe kugira ngo irekore abantu bayo, nawe ikurokore. Ayo marira mvuga nayo gutakira abarimbuka, indaya, abasambanyi, abanywa umuki, abanyamuko n'abandi benshi bananijwe n'uyu mwana Satani wabibasiye. Imana ikeneye ko turira turizwa n'abo bantu. Imana ikeneye kurira itorero, abapaseri, abashumba, abavuga butumwa, abaririmbyi, abanyamasengesho, abanyempano nyinshi. Imana ikeneye ko urizwa nabyo. Imana ikeneye kurizwa n'ubugingo bwawe, ukarizwa n'ukuri umunyantege nke n'ukuntu uhora ubabaza Imana, ukarizwa n'ukuntu uhora ubabaza Imana no kudahinduka kwawe, ugatakira ubugingo bwawe, ugasaba Imana imbaraga kugira ngo ubashe gutambuka muri ibi bihe bigoye bigoye bigoye. Nongera mvuge ngo bigoye, nongera mvuge ngo bigoye. Igihe Philibert yatwigishe mu cya cyumweru yari ari hano mu gihe cy'itorero rya Laodikiya, Philibert Pito, torero ridakonje kandi niribiri rikaba ari akazuyazi. Ubukristo bugaragara nk'ubukristo ariko atari ubukristo. Umuvuga butumwa ugaragara nk'uvuga butumwa uzi no kuvuga cyane nk'ibyo ndi kuvuga, hari n'abandusha, ariko ubukristo nta buhari, ari akanwa gusa. Uburirimbyi, kuririmba ngo umuririmbyi yaba uzi no gukoroga cyane, ufite ijwi ryiza, uzi gusaraza no guhindura, ariko umuntu yagira hirya akagushaka imbuto akazibura, kandi wahagaze imbere y'igitero cy'abantu bose akabata umukozi w'Imana. Ibyo nibyo bihe dusohoyemo bigoye. Igihe abakristo babaye abanyedini ariko umwuka wera akaba ari kugenda, badafite inyota yo gushakisha umwuka wera cyane ngo Imana yongere ihebure. Mu bintu bifasha itorero mu isi birikomeje, byanarikomeje mu byatambutse, ni umwuka wera. Umwuka wera yaciye abantu baduka abanyedini agakiza kagashira. Na Bibiliya avanga hatari umwuka abantu bigira iki? Ibyigenge.
Mwuka wera ararondora arerekwa yereka abantu bakerekwa bakamenya ibyaha biri mu bantu n'ibibi n'abarozi n'ibiki byose bakamenya imva umuntu akamenya n'indwara ziri mu bantu akazisengera zigakira biturutse mu ijambo ry'iki ijambo ry'Imana. Reka mbabwire iri jambo rirakomeye. Reka nongeye mbashishikarize gusoma iki gitabo. Iminsi yashize nigeze kujya ahantu ndimo ndigisha ijambo ry'Imana. Abantu babiri barakira, wari urwaye umugongo n'uwari urwaye kanseri kubera iki gitabo. Bifurije gusoma ijambo ry'Imana. Tugarutse gatoya rero, ni ukuvuga ngo ibi bihe Imana ishaka ko tukarizwa n'itorero, tukarizwa n'abarimbuka, nk'uko Yohana yarize mu marira ye akabonekamo igisubizo cyacu. Hanyuma Yohana amaze kurira, mwumve ukuntu birigaragaza ukuntu cya gitabo Yesu yakibumbuye amaze kuva mu isi asubiye mu ijuru. Umurongo wa 6 twasomye batubwiye ngo nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe. Uwo ninde? Yesu. Urumva ko batangiye kwerekana ko Yesu yabirangije, usa n'uwagize gute? Watambwe. Aha, ngo yari afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 Imana ituma kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwicaye kuri ane. Noneho umurongo wa 8 avuga ngo amaze kwenda icyo gitabo bya bizima bine n'abakuru 24 bikuta imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya zuzuye imibavu ariyo amasengesho abera. Nuko baririmba indirimbo shabati. Mu indirimbo baririmbye igaragaza ko iki gitabo Yesu yakibumbuye yasubiye mu ijuru. Ni wowe ukwiriye kwenda igitabo. Umva akantu bavuze rero, kuko watambwe. Mubisha ko wabihamije ugacungurira Imana. Mubisha ko yabirangije abo mu mahanga yose no mu ndimi zose no mu moko yose. Icya 3 ubacunguje amaraso yawe. Icya 4 ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Noneho umurongo wa 11 n'uwa 12 aba bamarayika barongera bakabihamya. Aravuga ngo nuko mbona mu ijuru ngo bya bizima bine n'aba bakuru ngo umubare wabo wari inzovu, ishuri inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Ngo bavuga ijwi rirenga bati, mwumve n'ibisingizo 7 bahora basingiza Yesu ku murongo wa 12. Umwana w'intama watambwe. Urumva barongera barabihamije. Ni ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. None umwe ngo ngo nuko bya bizima bine n'abakuru 24 ngo bikubita imbere umwana ngo bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe. Bavuga bya bisingizo byose bisubiramo none kwirwa mbijyamo cyane. Ariko icyo jakumvikanisha nuko iki gitabo cyari cyuzuyemo ibizasohora ku batuye isi. Aha, impamvu nuko Imana ari yizi ibyo. Imana yashakaga umuntu waza kumena amabanga isi twe tutazi. Amabanga rero ngo iki gitabo cyagifatanishijwe ibimenyetso 7 by'iki by'ubushishi. Yesu rero niwe batangiye kumena ayo mabanga. Kuko icyo cya 3 umurongo wa 1 bavuga ngo umwana w'intama amena ikimenyetso cya mbere. Arakimena ngo nuko ngiye kubona ngo nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Ngo numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngo nuko ngiye kubona ngo ifarashi y'umweru kandi yicaye yari afite umuheto ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha. Noneho yaciye amena ibimenyetso, haza ifarashi y'umweru cya mbere, cya kabiri itukura, cya 3 y'umukara, cya 4 gitari gajutse gukomeza kugeza ubwo yerekanye akarengane ku ntumwa. Ngabona abantu bari gupfa bari musi gicaniro batakanijwe rirenga bati ayi mwami wera ukuri uzagize kudaca amateka no kudahora bari mwisura amaraso yacu. Umuntu wese muri bahabwa igishura kera kandi babwirwa kumara ikirya gito baruka kugeza muri mbata bagenzi babo na bene sugiye kwicwa ngabo gutyo gukomeza. Hanyuma rero nukuvuga ngo Yesu aracyamena ibimenyetso. Ubu turi ku cya 7 gisohoramo impanda 7 abamarayika bavugije. Hanyuma tugarutse inyuma rero, kuko Bibiliya ibyo ivuga byose cyane igitabo cy'ibyashu ubuhanuzi bwabyo bumaze gusa nk'uburangira rwose. Amatorero 7 tugeze ku rya Laodikiya rya nyuma, hariya batubwiye ngo ni ibimenyetso 7. Turi ku cya 7 bakatubwira imitwe 7 y'inyamaswa n'abigishije ubushize bwo mperuka ahangaha. Turi ku mutwe wa 7 bakatubwira impanda 7 z'abamarayika. Turi ku mpanda ya 7 bakatubwira ibyago 7 by'imperuka. Turi ku cyago cya 6 kiri gusohoza ubuhanuzi burimo kuganisha abantu kwitegura intambara ya Harimagedoni. Abami mu isi ubu barimo kubyitegura bitegura intambara ya Harimagedoni. Yesu agiye kugaruka.
Yesu agiye kugaruka. Bene data, nimureke tube maso, nimureke dukanguke. Abakijijwe uyu munsi muri ibi bihe bikomeye, ndabinginze, agakiza gashingiye ku gusoma ijambo ry'Imana. Ni nabyo ndi busorezeho, no gusenga no kwiyiriza ubusa, hanyuma imbuto zigashoboka. Utabikoze imbuto kuzera birakugora, ariko iyo usoma ijambo ry'Imana ukiyiriza ubusa ugasenga, ubasha gukizwa neza. Imana ikuzuza umwuka wera ugahembuka. Ndashaka kuvuga gatoya rero kuri uyu mwana w'intama Yohana yabonye ngo yari afite imitwe irindwi n'amahembe 10. Turi kusanganyamatsiko ngo wari uzi kuri ihembe ry'Imana, wari uzi kuri ihembe ry'Imana. Aha, kuki Yohana yeretswa Yesu afite amahembe 7? Ese Yesu ni igisimba, ni inka, ni iki? Yamubonye amahembe 7. Cya kabiri ngamubona amaso 7. Aya maso yo yahise asa nk'unayasobanura. Yaravuze ngo amaso 7 ngo niyo myuka 7 y'Imana itunga kujya mu isi yose. Urataje kumenya aya maso 7 bavuze iki? Aya mahembe 7 Yesu afite ni iyi. Message Imana ishaka kugaragariza abatuye isi twebwe cyane nk'itorero ni iyihe? Ubundi ihembe ubushize nabasobanura gatoya risobanura ibintu 4. Icya mbere, ihembe risobanura ubwami. Icya kabiri, ihembe risobanura ubutware. Icya gatatu, ihembe risobanura ubushobozi. Icya kane, ihembe risobanura imbaraga. Tugiye muri Bibiliya tugiye kureba abantu bose Imana yagiye ikoresha ariko bimikishijwe ihembe. Haleluya. Amen. Ariko ugira umurebe, ugira we mugenzi wawe. Ari bakoresha umushyitsi arisha imbuto mwihangana. Murebe neza. Mumbarize ngo aruzi kuri ihembe ry'Imana. Oya bimubaze neza ariko amubajije. Icyo cyaka kuvuga ni iki? Ubundi mu ijuru Imana igira abakozi, no mu isi kabagira, ariko mu isi Satani wagira abakozi, no mu isi y'umukana Satani akabagira. Narivuze ngo mu ijuru Imana igira abakozi bayikorera, no mu isi Satani nawe mu isi akagira abakozi, no mu isi y'umuka akagira abakozi. Mu ijuru Imana igira ibizima, abakuru hamwe n'abamarayika. Ibizima nibyo bakerubi, ni nabyo baserafi. Muri Ezekiel igice cya mbere birabigaragaza, n'igice cya 10 biragaragaza, no muri Yesaya igice cya 6 birabigaragaza. Ibizima nibyo bakuru, nibo baserafi. Hanyuma nukubanga Imana igira ibizima, abakuru, abaserafi, abamarayika. Ibizima, abakuru n'abamarayika. Mu isi wa ifite abakozi benshi, n'ibiti birayikora, n'inyoni n'ibisiga. Satani nawe agira abakozi, kavuga nk'imitwe nibuza y'abakozi agira. Umutwe wa mbere ni umutwe w'abapfumu. Uwa mbere Pluto ni uw'abadayimoni. Uwa kabiri ni uw'abapfumu. Uwa gatatu ni uw'abakonikoni. Uwa kane ni uw'abacunnyi. Ni myinshi. Hanyuma rero muri iyo mitwe Satani akoresha, agira umutwe umwe ukoresha imbaraga z'amahembe, imbaraga z'ihembe. Aha, umutwe w'abapfumu uri gukoresha imbaraga z'amahembe. Yo bakohereje y'ihembe kugira ngo rizakuveho. Kakumvisha agaciro k'ihembe n'imbaraga rigira. Yo bakohereje y'ihembe kugira ngo rizakurekure, iyo ritakwisha rikugumaho, rigahora rikubabaza. Gereza rigatukura ku mutima rikawugumaho, Imana ikakurinda kugira ngo ushwanyuke. Hari igihe rizagakubita umutwe ntupfe, ukajya uhora umutwe ukubabaza iteka. Hari igihe riza rikajomba mu mara, ugahora urikamara bashaka n'indwara bakayibura. Hari igihe rishobora kuza rikajomba ukuboko, ukajya uhora ukuboko kurya kandi bagashaka induza bagaheba. Ihembe ni ikintu gifite imbaraga zikomeye za kidayimoni. Ndavuga ihembe abapfumu bakoresha. Hagiye riza rikaguteza uburwayi butazakuvaho, wajya kwa muganga ukivuza bakakuburaho uburwayi. Igira ibintu byinshi rigira, bakakuryamaho nk'iminsi 3 cyangwa 4 cyangwa 7. Abo ni abanyamasengesho babigize umwuga Imana yemera ijya yumva yo basenzi. Abo rero bamaze gushira ntabo tugifite. Buri muntu wese ni nyamwigendaho. Niyo mpamvu ukwiriye gucunganwa nuko ugomba kubihembe, ni wowe ukabihembe ry'Imana, kugira ngo ubashe guhangana n'ibyo n'aba gusengera bo ntawe agihari. Abenshi barabeshya. Hanyuma rero iyo bitabaye abanyamasengesho, kereka umuntu ufite impano yahawe yo kwirukana amahembe, wowe yaje akoza amahembe akimubona atangira gutaka rwose, kuko ni impano y'Imana bayaramuhaye. Uko rero Satani afite amahembe, ni nako Imana yafashe itorero ryayo, abizera umwami Yesu, ikabagira amahembe. Niwe mbavuze cyane ngo amen. Bibiliya
igaragaza ko hari abakozi b'Imana agiye igira ihembe. Igitabo cya mbere cya Samweli 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2 n'umurongo wa 10 kugeza 11. Uyu ni Hana wasengesha ubwo yaramaze kubyara umuhungu witwa Samweli. Samweli Bibiri igaragaza ko yahindutse ihembe ry'Imana. Hana amaze kubyara uyu mwana yaravuze ngo umutima wanjye wishimire Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye kuko nejejwe n'agakiza kawe. Umurongo wa 10 avuga ngo abarwanya Uwiteka bazavunagurika. Ubwo yavuze ngo abarwanya Uwiteka ntabazarwanya Samweli. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika, azabahindiraho ari mu ijuru. Uwiteka azacira abakomera y'isi imanza, kandi umwami we azamuha imbaraga. Umurongo urashaka cyane avuga ngo azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta. Samweli yabaye ihembe ry'Imana. Bwa butware yari abufite, bwa bwami yari abufite, bwa bushobozi yari abufite, kamereke na za mbaraga. Samweli yabaye umutambyi wa Isiraheli. Samweli aba umuhanuzi wa Isiraheli. Samweli aba umucamanza. Bwa butware arabufite, bwa bwami arabufite, bwa bushobozi arabufite, za mbaraga. Hana maze arabwira Imana ngo abarwanya Uwiteka bazavunagurika, azabahindiraho ari mu ijuru. Umwami we azamuha imbaraga, azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize. Ngubwo ubutware bwa Samweli. Kavuga undi witwa Dawidi. Dawidi yimikishijwe amavuta yo mu ihembe. Igitabo cya mbere cya Samweli 16 umurongo wa mbere n'uwa 13. Aravuga ngo Uwiteka, ngo bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze kaba umwami wa Isiraheli? Uzuza ihembe rya mavuta ngutume kwa Isayi Betelehemu ko niboneye umwami mu bahungu be. None umurongo wa 13 baravuga ngo nuko Samweli yenda ihembe ry'amavuta ayamusukira imbere y'abakuru be, ngo uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Dawidi amaze gusukwa amavuta yo mu ihembe yahise agira ubutware, agira ubushobozi, aba umwami, agira imbaraga. Yageze mu ishyamba idubu yaza agatanyura, yagera ku ntare agatanyura, ageze kuri Goliyati murabizi icyo yamukoreye kubera amavuta yo mu ihembe yimikishijwe. Zaburi 148 umurongo wa 14 Dawidi nawe yarivuze agaragaza ko Imana yamugize ihembe ry'Abisiraheli. Yaravuze ngo kandi Uwiteka ashyiriye hejuru ubwoko bwe ihembe, ngo nibyo ashimirwa n'abakunzi be bose aribo bana ba Isiraheli, ubwoko bumuri bugufi. Uvanga Imana yafashe Dawidi mushyira hejuru y'Abisiraheli kugira ngo ihembe ry'Abisiraheli. Niyo mpamvu aho yateraga rwose yararwanaga akajya gute agatsinda. Noneho rero kuba Yesu yewe na Yohana muzasubire mu butumwa bwanditswe na Luka cyo cya mbere 37 38 39. Na Yohana uriya mubatiza yiswe ihembe ry'Imana. Yesu kuba yari afite amahembe 7, Imana yari ishatse kwerekana ko ubwami bw'umwana wayizanye mu isi nta kizigera kibunyeganyeza. Ubwangu umubare kandi gusobanura umwuzuro w'iki? Noneho niyo mpamvu Imana yagaragaje ko afite amahembe 7, ntabwo yagaragaje ihembe rimwe na 7. Yashatse kwerekana ngo nubwo isi Satani ayifite ashaka kubabaza abatuye isi, ariko hari umwana wanjye uvuye mu isi wamaze kwitamba, uwo nguwo we ubwami bwe nta kizabunyeganyeza. Noneho imwerekana gafite amahembe angahe? Bivuze ngo ubwami bwa Yesu ntibuzanyeganyega. Icya kabiri buremewe imbere y'iki? N'ubwami butazabamo ubwicanyi, ubujura, inzangano, abantu batazasonza ngo bambare ubusa, batazirukanwa mu mazu ngo babuze kwishyura inzu, ngo bahembwe piriyave. N'ubwami tutazaburamo inshuti zacu n'abavandimwe. N'ubwami tuzahora tunezerewe iteka. Ubwo Imana yaje kugaragaza ngo ubwami bw'umwana wayo izaniye abatuye isi n'ubwami butanyeganyezwa, bwuzuye imbere y'Imana, Imana yemera. Icya kabiri ngo yari afite amaso 7, ngo ndimo ndihuta. Aya maso 7 Yesu yari afite batubwiye ngo ni nayo myuka 7 y'Imana. Ubwo ikintu Imana yaje kugaragaza, yaje kwerekana ko Yesu mu bwami bwe ari uzabubureberera bwose. Bandi bagabo kureba kwa Yesu, kurebera muri bwa bwami kuruzuye imbere y'Imana. Yesu arareba Yesu arareba byuzuye. Umva najyaga nuvuga ngo urushishi rw'umukara munsi y'urutare mwijoro, Imana irareba kavuga ngo akara agashishi narebe. Ubu bwami Yesu yatuzaniye itorero rye arabureberera bwose. Aho umwanzi aca ibyuho ashaka kuryinjirira, Yesu ababireba, afite ukuntu akumira.
iyo tuvuze itorero si muri rusange, itorero si ikibinda, itorero ni wowe ku giti. Niba utariyumvisha ko itorero wenyine, ubugingo buzakugora kurubona. Ugomba kumenya ko ari wowe torero wenyine mu isi, ugacungana no kubaha iki. Yesu yarahora kureberera ahantu Satani yashikiwe akugirira nabi, ahantu yacaga kubabaze Yesu abareba. Najyaga numva akaririmbo kavuga ngo n'ak'Abadivantiste, yitegereje akani umurwa w'i Yeriko, itegereje Ananiya n'umugore we Safira, itegereje Dawidi mu nzu yo hejuru, arimo arunguruka umugore wa Uriya, Uwiteka arareba ntagira icyahishwa. Itegereje akani mu murwa w'i Yeriko, itegereje Ananiya n'umugore we Safira, itegereje Dawidi mu nzu yo hejuru, arimo arunguruka umugore wa Uriya, Uwiteka arareba ntagira icyahishwa. Uzasome Zaburi 139, murambure niho ngiye gusoreza, murambure iyi Zaburi. Cyakubereka ko Yesu aratuzi, aratureberera, azi ubuzima bwawe, amarira yawe warize hantu uzibona yakubonye, yarayabonye. Imisozi wazamutse ujya kumuhamagara Yesu yarayibonye, nubwo atavuze. Ya yandi ahora urira mu buriri Yesu arayazi. Ya yandi urira mu nzira ugenda ahora bireba kuri kurira. Hari abakisanga bavuga ariko Mana ubundi uranzi, ariko ubundi uracyanyibuka. Arakuzi n'amarira yawe n'ubuzima bwawe, bya byaha wakoze yarabibonye, aho wasambaniye yarahabonye, aho wirirwa ugira amanyanga byose ababireba, aho ubeshya ababireba. Umva ntacyo Yesu ahishwa cyose, ubwami bwe arabureberera bwose. Mwumve mu gitabo cy'Ingoma za kabiri, igitabo cya kabiri cy'Ingoma ibice 16:9, haravuga ngo amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Oh haleluya! Amaso y'Uwiteka ahuta cyane, afite umuvuduko ngo kureba isi yose impande zose. Impamvu rero bari kureba isi yose impande zose, ngabarimo kugira ngo arebe ko ari umuntu ufite umutima umutunganiye, kugira ngo amwiyerekanereho ko ari we wenyine urengera abafite imitima igize gute. Satani naca yigitima yigaragaza igira icyo ati ndahari, naca yigira icyo. Amaso y'Uwiteka ahuta cyane kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Zaburi 139:12, Zaburi 139:12, 139:12, haravuze ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imiryamire yanjye n'imihagurukire yanjye, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, umaze kurimenya rwose Uwiteka, ungosi inyuma n'imbere, ushyizeho ukuboko kwawe. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira, kuransumba simbasha kukugeraho. Mu mbere y'umurongo wa 7 arahita wuza n'igitabo cy'Ibyahishuriwe tumaze kwigisha. Aravuga ngo ndahungira umwuka wawe he. Batubwiye ngo amaso ya nirayo myuka 7 ugize gute y'Imana. Ndahungira umwuka wawe he. Cya kabiri, ndahungira mu maso hawe he. Nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nakwenda nasasa uburiri bwanjye ikuzimu uriyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura kumera y'inyanja, aho nawe ukuboko kwawe kwahashorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahafatira. Nakwibwira ukuri umwijima niwe uri buntwikire, umucyo wose windika ijoro, n'umwijima nawo ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe. Yesu niwe ureberera itorero ry'isi, ubwami bwe yazaniye abatuye isi, ni nawe ufite amaso yo kubureberera Imana ikabyishimira. Niwe ureba ibibi bikorerwamo akabivanamo, niwe ureba n'ibyiza bikorerwamo akabyemera. Ikindi, ahora gucungisha ijisho ryaho uri hose, waba ugenda mu mwijima we, yaba ushonje wambaye ubusa, Yesu ari kumwe nawe, ijisho rye rikuriho. Yewe aho uryama hose
Yesu ari kumwe nawe, abakureba. Ibibi byose wakora Yesu arabireba, arabizi. Nubwo bazana pasiteri umushumba ntabimenye, Yesu we yarabibonye neza neza. Ni nayo mpamvu abazahinguka imbere ngo bizaba ari nka filime, uko wabikoraga byose Yesu akurebe neza. Siko bajya batwatura abashumba, Yesu akurebe. Tugiye gusenga Imana mu by'ukuri uneza, urabizi neza kuri ihembe ry'Imana ubu butware, kuko Bibiliya yatubwiye mu tubuze kwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, n'icyakora bamwemeye bose bakizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ngo babyawe n'iki. Bivuga ngo umuntu wese wamaze kwizera abahindutse umwana w'Imana 100%, 100%. Kuko Yesu agaragaye afite amahembe 7, nawe wahindutse mwe mu mahembe, kuko biravuga ngo tutumana du. Zaburi ya 8 muzasome, wenze kumukira nk'Imana buraho, wowe uri ihembe ry'Imana. Abo ikibazo ubwo butwara ubwiyumvamo, ubwibonaho, ni ikibazo. Satani burya kwinjirira agushinyagurira, ahora kubabaza buri munsi. Ubwo butwara urabufite. Mu minsi yashize nagiye gutera i Nyarugenge, noneho ndi mu materaniro, bigeze mu masaa 8, numva ijwi riramamagaye, Jarike Karame, none hataha ujye mu rugo. Ndavuga nti se uwo ni Imana ivuze cyangwa ni Satani? Ngiye naje imbere y'Imana kwiyumvira iby'Imana ngo ni ntahe. Nirongera, none hataha ujye mu rugo. Ndabya nirongesha gatatu, none hataha ujye mu rugo. Kandi ko Mana, niba ari wowe kuki ukumuza kumva ijambo ryawe kandi cyo cyanzanye? Arambwira ngo taha. Noneho uko nkomeza kwirengagiza, numva umuri utangiye kunyaka mu mubiri, numva ntangiye gushya. Noneho ubwo mbona ndi buteze akaturuvayi mu rusengero, mbwira Imana reka ntahe. Mba ndamanutse, yigera mu rugo, nicara muri salo, madamu arabaza ugarutse se? Imana irambwiye ngo nize sinzi ikinzaniye. Mu gihe nicaye, we yaravuye muri dushe arimo kwitunganya mu cyumba, abarasohotse gutya, kuko ubwana bwari buryamye ko yumva buracyasakuza. Agiye asanga umukozi yahanutse ku gitanda, yikubita hasi, amaso aturumukamo, acira urufuzi. Abaraje, Sheri wa mukozi arapfuye, Sheri arapfuye. Ikwakira Yesu, yitwa niki? Ati ngwino ureba arapfuye, ati tiradufunga. Ubwo mba ndinjiye, hinjira. Abakamiye ashaka gusesera musigitana, bitabane kwakira Yesu, nkaba nabadayimoni. Abani abashatse kuguruka igitanda ngo yiruke, amufata. Bombi nabadayimoni bashaka kumwirukankana. Bitambwira umugore nifungura urwo rugi. Bati tureke twigendere. Muvuye hehe? Woherejwe na nyina. Ngo iki? Ni nyina watwohereje. Muri bangahe? Turi bana, ariko abandi benshi bari mu nzira barimo baraza. Mayi. Ndangije nabandi nyina sa yabatuye kumugira gute? Yadutubiye ngo tuza tukice, karamunaniye, ngo nta magambo menshi kagira, kanze kugendera mu nzira ashaka. Yatubiye ngo tukice, aratuhembe inyama zaka arizo turya. Yari umukristo w'umukobwa, niwe mwana mu rugo nyine warukijijwe, iwabo bose bakora n'imyuka mibi. Ndavuga ni mu izina rya Yesu, iyi ni inzu y'Imana, ntabwo ari inzu ya Satani. Ubwo navuga ngo uwo mukobwa ashingiye kuri Bibiliya. Ntimuzi ko mu rusengero rw'Imana kandi kumuka w'Imana aba murimo. Ndavuga ni uru ni urusengero Imana ituramo, ntabwo mukwiye kumubamo. Aramugende ndabohereza ikuzimu. Batayimona ati utubabare ntutwohereze ikuzimu, ahubwo dusubize aho twavuye. Hehe, tukuba twohereje. Ndavuga ni mugire vuba ugende. Batayiwe ntabwo twagenda ko inyama twaba tuzihombye. Byabaye birebire, narabizi icyo ndataha umubiri wose. Ndavuga ni mugende musubire kuba batumiye. Bati n'abandi ngabo bageze mu muryango ahubwo baraje. Umugore atangira kugira ubwoba. Hanyuma rero turangije, turasenga turabirukana. Mu by'ukuri basohotse bamuvuyemo birukanka, bari kubwira abagenzi babo ngo turapfuye ahantu twatuje ni horoshye, tuyigendere. Noneho abarambuye amaso, bitamubaza ni yitwa Fani biti. Yes. Aho wari urahazi? Ntaho nzi.
mama wawe ubundi ni bwoko ki? Arakijijwe? Oya. Akorana n'imbaraga za Satani? Arambwira ngo ni umupfumu wa wundi ushitse kabisa. Anambwira ukuntu bagiye bamufata, nyina akamuhamagara abandi bana bose arimo kubatonya abaha abadayimoni wakajya byanga. Icyo rero yamuzizaga. Noneho ndavuga ni buse koko yo ntumvira umwuka w'Imana. Icya mbere, icya kabiri, nkaba bwagutwara bw'uko ndi ihembe ry'Imana bundimo. Ubu leta ntiyari kumvuga uko yari neza byarangiye. Simba mbizize. Batapfuye ate? Desha nyina akimara kugera iwanjye, nyina aramuhamagara avuga ngo aho hantu ugende tubashaka. Vaho! Nyina rero kwitaza avuga ati ni wowe unyiciye umwana. Ni wowe unyiciye umwana, akajya kundega bikakambayeho. None ikibazo, abakristo koko turi amahembe y'Imana. Uko mumva Satani afite amahembe akoresha, niko Imana yatugize ihembe riri hejuru y'andi mahembe yose y'abadayimoni. Amahembe Satani akoresha, abapfumu akoresha, twebwe turi ihembe riri hejuru y'ayo ngayo. Yesu tukwe cyane ngo amen, haleluya. Wowe uri ihembe ry'Imana. Banza wiyumve neza kuri ihembe wabyawe n'Imana. Wowe ufite ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Ubutumwa bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwanditswe na Mariko ibice 16 umurongo wa 14 kugeza 20. Haravuga ngo ubwa nyuma abonekera abigishwa be bicaye bafungura, abagaye kuba kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo. Arababwira ati mujya mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azakirwa iteka. Aravuga kandi ibimenyetso bizagumana. Mukumve, bizagira gute? Bizagumana n'abizera. Ntabwo ari ibimenyetso bizagumana na bishop runaka, si bizagumana na pastor runaka, ni bizagumana n'abaki? Si bizagumana na apotre runaka. Umuntu wese wizera Yesu, mwumve ibimenyetso bizagumana nawe. Birukana abadayimoni mu izina. Icya kabiri, bazavuga mu ndimi. Icya gatatu, ngo kandi bazafata inzoka. Icya kane, ngo kandi nibanywa n'ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara na hato. Icya nyuma haravuga ngo aziyarambika ibiganza ku barwayi bagira gute? Ubwo butware n'ubwo umuntu wese wizera Kristo Yesu. Ntabwo ari ubwa bishop, ntabwo ari ubwa pasiteri. Pasiteri nawe ni umwizera nkatwe, urumva afite inshingano z'ubuyobozi, ariko ibyo byo ni ibyacu twese nk'abakristo. Ni ibyacu twese. Bizagumana n'abizera. Noneho ngaho utekereza neza, uhagaze uti ubundi wowe umeze uti? Ubu twarubwiyumva mu by'ukuri. Hari ababona n'agacurama ati twacinara Yesu ni umudayimoni. Imbeba yatambuka cyangwa umusera banyite twacinara Yesu, ubwoba kamwica umusatsi ukamuvaho. Ubu hano hagize nk'abantu babiri bahita badusarana, mwamure abakristo ko basohoka birukanka. Wowe uri ihembe ry'iki? Ibyo bimenyetso bigomba kugumana nawe. Cyanyuma soresheho rero, iki gishobora gutuma wiyumvamo ubwo butware n'ubwo bushobozi, kugira ngo iyo confidence wumve ko ikurimo kandi bisohore bibeho koko. Nugera ku badayimoni, niba ari indwara yananiranye uyisengere kuri we kandi igende. Niba ari umwana wawe urwaye, umutware wawe, umugore wawe, uhita umurambikaho ibiganza. Niba atari uburwayi wenda bubi, kuko ntabwo ndi kuvuga ngo mureke kujya kwa muganga, mujye kwa muganga, ariko hari igihe uburwayi bwanga kugenda no kwa muganga bukabananira. Wowe uhita umurambikaho ibiganza ati mu izina rya Yesu. Bazarambika ibiganza ku barwayi. Birashoboka ko yaba ari rya hembe riba ryaramwinjiyemo riwarimo baziteka. Nawe umurambikaho uhagaze mu mutware ati narabimenye ko ndi ihembe ry'iki? Rimwe mu mahembe ya Yesu. Nawe ndashaka kwirukana abadayimoni. Urabona ko Satani twicariye amaze gutsikamira abakristo, barabana n'ibirwara byanze kubavaho, barabana n'imyuka mibi. Kubera iki? Kandi dufite ubutware muri twebwe. Icya mbere, soma ijambo ry'Imana buri Abakolosayi 3 umurongo wa 16. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rifite ubwenge bwose. Icya kabiri, kora ibyo ijambo ry'Imana rikubwiye, nturusome gusa ngo birangiriraho. Urwandiko rwa Yakobo cya mbere 22. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atagupfa kuryumva gusa mwishuka. Kuko wumva ijambo ntakora ibyaryo, ameze nk'umuntu urebeye mu maso yo mu ndorerwamo, amaze kwireba umwanya akagenda akiyubagirwa uko asa.
umva genda ijambo rikurimo kandi uhora ukireberamo uri no mu kazi muri pause wirebe mu gikapu ukore mu gikapu cy'umutima wawe urebe ijambo wabitsemo uvuga ngo seka ijambo ruvuga ngo sinkabeshye nguse sinabeshye nkuko abadamu bakunda kwitwaza indorerwamo mu dukapu nawe twara ijambo ry'Imana mu gikapu cyawe n'indorerwamo uzireberamo. Hanyuma icya gatatu ni ugusenga no kwiyiriza. Yesu ibyo yaravuze cyane, musenga ubudasiba bene umudayimoni ntakiri kimuvanamo keretse kwiyiriza ubusa no kujya gute. Icya kane ugomba gukora ni ugukunda kuba mu materaniro y'abera. Abaheburayo 10:25 avuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe kuko bamwe bajya bagira, ahubwo muhugurane uhereye none ngo kandi uko mubona urya munsi ubegera, ubwo ni umunsi wo kugaruka kwa Yesu, uko mubona urya munsi ubegera muba ariko murushaho kugenza mutyo, murushaho guterana, muze mu materaniro, wemera akabateka kawe gafunga bati ngiye mu materaniro kugira ngo imbaraga z'Imana zinyuzure, mpangane n'inyatsi n'ibiki byose bingendaho. Ngwino mu materaniro wumve ijambo ry'Imana, usenge, mwumve indirimbo, ubutumwa bwiza, urataha Satani yaguhunze. Icyanyuma ni ugukorera Imana. Ibintu bitanu babwiye. Gukorera iki? Umurimo w'Imana ubundi mugari. Mu nzu y'Imana, hano mu nzu y'Imana ho hari akazi kenshi. Haba gufasha imfubyi, abapfakazi, gusura abakene mu mibabaro yabo, kujya gusanga babarwayi ukabasengera, haba kuza gukora no mu rusengero ugatunganya intebe ukakora byose, yewe kujya gusura abantu ukabasura mukaganira, ko birava ngo gusurana no gusenga nibyo bibyara iki? Amavuta. Wibaho wenyine wumve ko ari wowe nyamwigendaho. Sanga bene so mugana ijambo ry'Imana, ntimuganire ibindi bintu bidafite umumaro. Nimuganira mugana ijambo ry'Imana, niba atari ijambo ry'Imana muganire ibyabateza imbere mu buzima busanzwe, ariko wirinde kuba wenyine. Hari abakristo bashaka kubaho wenyine, uzarangiza uhindutse ihembe ry'iki? Bya bimenyetso bizagumana nawe, byose uzabana nabyo. Hanyuma tugiye gusenga Imana rero. Ndagira ngo wese yibaze, ese mu by'ukuri wumva ihembe ry'Imana? Ibi bimenyetso bikuriho ko bivuga ngo bizagumana n'itorero. Kindi ko dusanze igituma dushobora kwiyumvamo ubwo butwara n'ubwo bushobozi n'izo mbaraga, mu by'ukuri usoma ijambo ry'Imana kangahe? Ni ibintu bitanu tuvuze. Urisoma kangahe ku munsi, mu cyumweru, mu kwezi, mu mwaka? Icya kabiri, ese ibyo usoma ubishyira mu bikorwa? Niba ijambo rivuga ngo ntukabeshye, ntabwo ukibeshya. Niba rivuga ngo ntugasambane, ushobora kuba utarasambanye gutya praticomo, ariko mu mutima wawe bwuzuyemo. Niba butuzuyemo ushobora kuba warabikoze pratique. So ubwo washyize mu kuri ijambo ry'Imana ko urumva wabihembe ry'Imana gute? Ikindi, ese mu by'ukuri usenga kangahe ku munsi? Biravuga ngo Daniel wasenga 3 ku munsi. Wowe nibuze usenga 1 ku munsi, fata umwanya nibuze ngo ngifate isaha imwe senge. Ikindi, wiyiriza ubusa kangahe mu cyumweru, mu kwezi, mu mezi 5, mu mwaka? Kwiza ubusa ntibyakunaniye. Sikageza saa 6 avuga ngo warapanze kwiza ubusa ugatangira kwayura ukabuyavuyemo. Ubwo surumva ubwo butware, ubwo bushobozi, izo mbaraga uzabikira. Uzaza mu rusengero niba batajya kwigisha usinzire, kuko nta bwiza bw'Imana bukuriho. Ikindi cya kane, mu by'ukuri ukunda guterana, ugifata umwanya. Amateraniro mu nzu y'Imana, ariko no mu rugo mushobora guterana kandi bakora iteraniro ry'Imana iraryemera. Yesu yavuze ngo 2 cyangwa 3 bateranye bavuga izina, bandi hagati yabo. Ukunda guterana. Icyanyuma, gukorera Imana. Hari abakristo babaho gukorera Imana ntacyo babwiye. No mu nzu y'Imana ugasanga rwose ngo muri gupanga inyubako, uwari uzarangiza inyubako akaniranya nta kintu akoze, nta na kimwe akoze, kandi aza hano baririmba n'agafashwa babyina n'abakabyina. Imana ishaka ko turambura amaboko tukayikorera, aho tuzahinduka ihembe ry'iki? Niba wumva muri ibyo bintu hari icyo ubuzemo, hagurukira aho dusengana Imana. Hanyuma nitumara kugusengera turasaba tubwira Imana ngo Mana turagira ngo duhe ubutware, uduhe ubushobozi, duhe imbaraga, duhangane n'amahembe n'abadayimoni n'ibitugoye n'ibiducokoza muri ubwo butware waduhaye. Hagurukira aho uri. Iyo udasoma ijambo ry'Imana ryarakuraniye, niba mu by'ukuri ukora ibyaryo bikugora, kwiza usa no gusenga byarakunaniye, kuba mu materaniro ukaba ari guhatiriza, niba gukorera Imana byaranze, hagurukira aho uri. Mungirire vuba bene data, reka Imana iba yavuze. Genda arangije Imana yavuze. Narangije Imana yavuze.
nuko Imana yampamagaye. Imana yarambwiye ngo uzagera wose uzavuga ibyo nkubwiye, ntukavuge ibyawe. Yewe mvuga iby'Imana imbwiye, kuko ibya mbere twaganire byari biryoshye nakabisubiyemo, ariko Imana yamaye ibi ngibi ngari byo tuvuga. Tugiye gusenga Imana rero. Wowe wibwira Imana ngo Mana, aha byarananiye, aha byarananiye, aha byarananiye. Niyo mpamvu Satani yanyiciriye ari kuncokoza, asuzugura, ankora ibyo ashaka. Hanyuma niturangiza umushumba agiye kudufasha adusengera Imana. Buri wese yibwira Imana ngo mbabarira, kuko gusoma ijambo ry'Imana bisigaye bingora, kwiyiriza ubusa byarananiye, gufata ibyo byo gusenga ntabyo nkigira, gukorera Imana byaranze. Nundi turangiza turaza gusenga nk'itorero ryose, tubwira Imana ngo Mana, nta mpamvu yo kugira ngo Satani akomeze kudusuzugura, atwicara ku gakanu, aduteza ibibazo, indwara n'iki byose. Bana bacu babe mu buzima bw'umwuka, babe mu buzima bwiza burangwa n'imbaraga z'Imana. Abatware bacu, abana bacu, itorero ryongera igire muvoma y'umwuka wera, abadayimoni bahunga mu izina rya Yesu. Kaduhamagare turebe ko warushaka kwakira Umwami Yesu, tarakizwa cyangwa se waguye, akaba ashaka gukizwa, warambura ikiganza by'umwihariko, akaba ushaka kwakira Umwami Yesu mu bugingo bwawe, kugira ngo aze umugenga w'ubugingo bwawe, cyangwa se ukaba warataye inzira y'agakiza ukaba wumva wayisubiramo. Turakwingingira kugira ngo ubaye uhari urambura ikiganza tugusengere.